kwishyura mituweli. Urahita uza hano kwishyura mituweli, turebere hamwe uburyo umunsi wa none ndagira ngo nkwereke uburyo ushobora kwifungurira akawunti yawe hano mu Irembo, ugafunguramo akawunti, ubundi hasigaye ukajya ukurikirana buri kibazo cyose ubyikoreye ahangaha muri akawunti yawe mu Irembo. Hari abantu benshi cyane bajyaga bumva ngo Irembo ngo tujye gushaka ngo ibyangombwa by'ubutaka mu Irembo, ngo ibyangombwa by'ubushyingiranwe, ngo ibyangombwa bya perime, ngo kwishyura mituweli, bose bakiruka bajya mu Irembo, ukagira ngo bo niba ufite telefone yawe iriho interinete ukagira ngo we ntabwo wabyikorera. Noneho uyu munsi wa none ndagira ngo nkwereke uburyo ushobora gufungura Irembo muri telefone yawe, wamara kuba wakwifungura Irembo muri telefone yawe ugatandukana n'amafaranga birirwa baguca abajenti b'Irembo bakubwira ko hari ibyo bagiye kugukorera mu Irembo kandi nawe ubwawe wakabyikoreye. Nkuko bisanzwe rero ni Toso the Baba. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino sheni, kora subscribe, ubundi ukande no kunzogera, ubundi ujye muri comment wandike ngo ubutaha ndashaka ko uzavuga kuri ibi ngibi. Aho ngaho rwose ndaza ngasoma comment, nasangamo abantu bagiye bavuga ibyo bagiye bavuga, nkagenda nkabikorera isesengura, nkabisuzuma, nkareba, nasanga bikwiye kubibaha tayari nkahita mbibaha. Rero tugire kugira ngo video yacu itaza kuba ndende, uri bwinjire muri Google Chrome, usubire inyuma neza cyane, dutangirane. Uri buze winjire ahangaha muri ino application yitwa Google Chrome. Iyi Google Chrome ikora nk'ino Google, ariko ino Google Chrome niyo ibasha kuba yoroshye cyane, cyangwa se niyo ibasha gutanga serivisi zihuse cyane. Turaza hano muri Google Chrome, ari nayo mpamvu abantu benshi cyane uzajya ukoresha Google Chrome kuko nyine irihutisha. Numara kwinjira muri Google Chrome, uri winjiramo hejuru ahari search, urinjira ahari search, ubundi wandikemo ijambo wa eshatu, urahita wandikamo wa eshatu akadomo Irembo akadomo gov akadomo rwa, kuko murabizi yuko Irembo ryaravuguruwe na dusigaye ryaravuguruwe, nyine bongeyemo ibintu byinshi cyane. None ahangaha tugihinduka ahangaha mu Irembo baratubwira ngo igishya umwaka wa mituweli 2026-2027 watangiye, ishyurira umuryango wawe hano. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha mbanjije kuba nakangurira abantu bose batarishyura mituweli yuko mbabwira yuko ibintu bijyanye no kwishyura mituweli byatangiye, cyangwa se mituweli yatangiye. Mugire vuba mujye kwishyura mituweli, kuko murabizi yuko mituweli nayo amafaranga yariyongereye, ariko nubwo amafaranga yiyongereye yo ku bwishyu twishyuraga mituweli, twishyuraga 3,000, ubu ngo hari abari ku 5,000, 8,000, 20,000, ariko nongera kubibutsa yuko byibura nubwo amafaranga yiyongereye, ariko hiyongereyemo n'indwara nyinshi. Hari abantu bihita bibaza ngo indwara ziyongereyemo ni izihe? Hajemo indwara nyinshi cyane, kuvura kanseri, kuba babaga umutima, ibyo byose ni ibintu byiyongereyemo hano mu Rwanda. Kandi ikindi nanone cyiyongereyemo ni ukubaga umutwe w'igufwa ry'akaguru. Ibyo ngibyo byari ibintu byajyaga bitujyana mu mahanga kujya kwivuza mu mahanga, ariko ubu ngubu aho mituweli yaje kuba yongererwa ubushobozi, ubu ngubu noneho dushobora kuba twakwivuza indwara nyinshi cyane zatujyanaga mu mahanga, dushobora kuba twazivurirwa ahangaha mu Rwanda, cyane ko u Rwanda rwazanye abadogiteri, abasipesiyalisite bazi kubaga bya hatari, bazi kuvura bya hatari, kubera yuko twese twaje kuba twakongera mituweli. Ari nayo mpamvu nongera gushishikariza umuntu wese ukurikiye ino video ariko akaba atarishyura mituweli, ndagira ngo nkubwire ngo please, mbere yuko ujya kugura ikiro cy'inyama, dore ngo ko nazo zahenze, mbere yuko ujya kuba wajya kunywa amayoga, cyangwa se kuba wakora ibindi bintu bitari sawa, rwose mbabarira, genda igurira udushyimbo twawe n'ibijumba, ubundi hasigaye urye ibyo ngibyo, ubanze wishyure mituweli, kuko mituweli ni ingenzi, mituweli ni amagara kuri twe rwose. Mboneraho kubwira abantu mwese mwishyuye mituweli ngo good, mwarakoze, abandi namwe nimugire vuba. Video no kugira ngo idatinda cyane, twari dufite gahunda yo kuba twakwerekana uburyo ushobora kuba wafungura akawunti ahangaha mu Irembo ubyikoreye, ubundi hasigaye ukabasha kuzajya wishyura zimwe muri serivisi ndibuza no kukwereka zishyurwamo ahangaha. Rwose ibintu byose wabyikoreye ahangaha.
zose z'umuryango, harimo zo kubana neza n'ibindi. Noneho ahangaha bakakubwira ngo ahangaha ibijyana na mudaso n'abinjira n'abasohoka nabwo ushobora kuba wabyikorera ahangaha. Ni ibintu byinshi cyane, reka tubanze turebere hamwe uburyo uri buze kuba wafungura akawunti yawe hano mu irembo, ubundi ukazajya wikorera ibintu byose nta muntu ubigukoreye. Ubuze hano ahangaha nukimara kwinjira nk'uko winjiye nabikweretse uko winjira, uraza ugafungura kuri kano kantu kanditseho konte. Numara ugafungura urasanga ahangaha handitse ngo iyandikishe cyangwa se winjire. Ahangaha iyandikishe ni abantu bagiye kwinjira bwa mbere muri akawunti y'irembo, bagiye gufungura akawunti y'irembo bwa mbere batigeze bafunguramo na rimwe. Ahangaha rero kwinjira ni abantu basanzwe bari ahangaha mu irembo. Noneho wowe niba ari ubwa mbere ugiye gufungura akawunti yawe ahangaha mu irembo, uri buze uhite ukanda hano iyandikishe. Ahangaha niho hantu tugiye kwita dukanda kwiyandikisha. Ahangaha nitumara hano kuba twakanda kwiyandikisha, turi butegerezeho gatoya birodinge gutya. Mu gihe kirimo kurodinga kora subscribe, ubundi ukore ku nzogera, ubundi ujye muri comment unyandikiremo ikintu wifuza ko ubutaha nazakubwiraho cyangwa se mu kiganiro gikurikira naza kuza kuba nakubwira. Aha rero barahita batubwira ngo fungura konti yawe y'irembo. Ahangaha tujya hano kugendana akantu kandi abantu bashaka gufungura konte ahangaha mu irembo, ugatandukana no kujya wirirwa wiruka ku bajenti b'irembo ku murenge cyangwa se ku tugari cyangwa se aho ngaho muri karitsiye iwanyu, uvuga ngo ngiye kwa Kazungu, ngiye kwa Murokore, kwa nsohorere urupapuro cyangwa se ndebere ibi bintu ku irembo. Hoya, noneho byikorere kuri telefone yawe, ifungurire irembo kuri telefone yawe, kuri mashine yawe, ubundi hasigaye ibintu byose uzajya ubyikorera, cyane ko irembo birashoboka gushyira mu gifaransa, ikinyarwanda hamwe n'icyongereza. Urumva ni byiza cyane, nta rurimi n'umwe utabasha kumva muri izo ngizo. Tugendana akantu kandi amagambo agabanyuke. Fungura konti yawe y'irembo, andika umwirondoro wawe kugira ngo ukomeze. Ahangaha barahita bakubwira ngo shyiramo nimero yawe ya telefone cyangwa se ukoreshe email yawe. Ahangaha nushyiramo kimwe muri ibyo, nimero ya telefone cyangwa se email yawe, biri buze kuba bikunda. Noneho turahita dukomeza. Ahangaha bakahita batubwira ngo andikamo nimero ya telefone yawe. Ahangaha urashyiramo hano nimero ya telefone yawe. Noneho ahangaha bahita bakubwira ngo shyiramo umubare wawe w'ibanga. Ariko ahangaha gushyiramo umubare wawe w'ibanga hari ibyo uri buze kuba wakurikiza. Mbere yuko ushyiramo umubare wawe w'ibanga, uri buze ubanze usome utu tuntu. Rigomba kuba rifite byibuze inyuguti 8. Ni rya jambo banga uri buze gushyiramo hano, ni inyuguti 8 byibura. Noneho ahangaha bakavuga ngo rigomba kugira byibuze umubare umwe. Urumva umubare umwe niba ari inyuguti 8, wenda tuvugenda n'urugero, wenda ugiye kwandikamo wenda ijambo ry'ibanga ryawe, ugiye kwandikamo wenda izina ryawe, ariko uri bwandikemo izina ryawe uze kuza gushyiramo n'umubare, waba ari 1 2 3 4 5 6 7, urashyiramo umubare ushaka. Ahangaha bakatubwira ngo rigomba kugira inyuguti nkuru imwe. Ni ukuvuga ngo ugomba gutangiza inyuguti nkuru. Tuvuge niba ari izina ryawe ushaka wenda gukora nk'umubare w'ibanga, uri butangize izina ryawe utangizeho inyuguti nkuru, uryandike noneho bisanzwe, nurangiza rirangiye uhite wongeraho umubare. Noneho ahangaha rero bakakubwira ngo rigomba kugira byibuze inyuguti imwe ntoya. Ahangaha urashyiramo inyuguti imwe ntoya. Ahangaha rero uze kuba washyiramo kamwe muri utu tumenyetso nubishaka, ariko niba washyizemo inyuguti nkuru n'umubare umwe biraba birangiye nta kibazo. Noneho urifata wongere ubishyiremo hano bwa kabiri, ibyo washyize hano hejuru urahita wongera ubishyire hano bwa kabiri, ubundi uhite ufungura konte. Uraba ahangaha winjiye muri konti yawe, uraba warangije kugeramo byarangiye. Noneho turasubira inyuma. Abo ni ku bantu bagiye gufungura akawunti ahangaha mu irembo, ubwo ngubwo bo turabiberetse. Noneho umuntu ushaka kuba yaza kuba agaruka muri konte, ibyo by'abantu bose barabizi. Umuntu abasha gufungura konte ababizi uburyo wagaruka muri konte yawe. Noneho reka turebere hano wenda hamwe ahangaha wenda kwishyura mituweli, reka turebere hamwe wenda kwishyura mituweli. Urumva ikintu wenda turi bukore, wenda turi buze tukande hano wenda muri search mu buryo wenda bwihuse, twandike mituweli. Okay, ahangaha mituweli dusacinga ahangaha gatoya, ubundi asigaye
tube twareba uburyo dushobora kwishyura mituweli. Okay. Noneho ahangaha turi buze kuba twarebera hamwe uburyo dushobora kuba twakwishyura ubuzima. Urimo kubona ahangaha noneho ahangaha bahita baduha iyo twanditse hano muri sage twandikamo icyo, ubundi ni ukuvuga ngo urumva niba wenda ushaka serivisi za leta, serivisi runaka utiriwe ujya gusoma, kuko urabona reka nze mbereka akantu gato subire inyuma ho gato. Urabona ko ahangaha harimo ibintu byinshi cyane, harimo ibintu byinshi cyane. Noneho wowe ikintu ushaka, iyo ushaka wenda kwihutirwa utiriwe usoma ibi bintu byose birimo hano, wenda uraza hano wandikemo polisi. Urabona gutya wandikemo hano polisi, nurangiza uhita uvamo uraza uhita hano usangamo ibintu byose bya polisi. Urabona ko urubuga rw'irembo rwaravuguruwe, uraza uhita winjira ahangaha, urahita ufungura aha uhita usangamo ibintu bya polisi. Niyo mpamvu irembo ryaravuguruwe, ntabwo bikiri ngombwa ko ikintu ushaka uri bujye kwirwa ugihigamo. Niyo mpamvu ngenda ndashaka wenda kwereka abantu bose uburyo wakwishyuramo mituweli. Urandikamo hano ijambo mituweli gutya urumva. Noneho nurangiza wisubira inyuma, urabona ko uraza uhite usangamo ahangaha ibya mituweli, sibyo? Shaka ahangaha barahita bakubwira ishakisha ryawe nta serivisi n'imwe bihuye. Ahangaha urabona ko nanditse nabi mituweli nayanditse nabi, urumva. Ahangaha turi buze hano mituweli, urumva nanditsemo mituweli, urumva mituweli gutya, sibyo? Noneho urabona ahangaha urahita uza usangemo, ahangaha urahita tuvuga ngo fungura serivisi ziboneka ku rubuga rw'irembo gove rwavuguruwe. Sura urubuga irembo gove rwavuguruwe hashingiwe ku bitekerezo mwaduhaye. Urabona noneho ahangaha bahita hano batwereka ngo ubuzima mituweli, sibyo? Ahangaha bamara kutwereka ngo ubuzima mituweli. Ahangaha rero turahita dukanda ahangaha kuri mituweli, urumva. Numara gukanda kuri mituweli urahita uza hano, urabona ahangaha hari akantu kamanuka. Ahangaha baravuga ngo kwishyura mituweli, hitamo serivisi muri izi zikurikira: iboneka, ubone, gusaba mituweli. Ahangaha bagahita bavuga ngo kwishyura mituweli, urahita uza ukande ahangaha, urahita ukanda hano kuri aka urahita ukanda aha. Noneho ahangaha bahita bakubwira ngo ubwishingizi bw'ubuzima mituweli, gusabira abantu benshi. Noneho ahangaha gusabira abantu benshi ni igihe nyine wenda aba ari nk'ikigo runaka cyangwa se abantu bahuriye hamwe, ariko noneho wowe uraza kwishyura mituweli. Urahita uza hano kwishyura mituweli, turebere hamwe uburyo bishyuramo mituweli kugira ngo abantu bamwe na bamwe bazajye babasha kuba bakumenyera uburyo ibintu bikorwa. Ahangaha baratubwira ngo kwishyura mituweli, ibyerekeye iyi serivisi ifasha abanyarwanda kwishyura serivisi z'ubwisungane mu kwivuza mituweli. Kanda hano kumenya amakuru kuri iyi serivisi. Urumva igihe dosiye imara umunsi umwe, igiciro kirahinduka. Urumva ahangaha noneho ahangaha ubwo urahita uza wowe ukande ahangaha gusaba kwishyura mituweli. Urahita uza hano gusaba kwishyura mituweli. Numara gukanda hariya rero gusaba kwishyura mituweli, uri buhite winjira kuri runo rubuga. Ahangaha barahita bakubwira ngo kwishyura mituweli, dosiye isaba amakuru y'usaba. Ahangaha bahita hano bakubwira amakuru y'usaba, amafaranga yishyurwa mu cyiciro ugomba kuba ari igiciro cya igihumbi. Urumva noneho ahangaha rero uri buhite uza ube wakwinjiramo hano amakuru y'usaba, igihe cy'ubwishingizi 2026-2027, nimero y'indangamuntu. Hano urahita hano wowe uza ushyiremo hano nimero yawe y'irangamuntu. Numara gushyiramo hariya nimero y'irangamuntu uhite ushyiramo amafaranga y'ugiye kwishyura. Ubwo amafaranga yawe uba uyazi, ugahita ukandamo hano amafaranga yawe ugiye kwishyura. Urabona ko aha ho birihuta cyane. Numara kuba washyiramo ahangaha nimero y'irangamuntu, ahangaha amafaranga yo kwishyura urahita ukanda aha
urahita ukanda ahangaha ibikurikira, ahangaha urahita hano ukanda ibikurikira, sibyo? Numara gukanda hano ibikurikira, urumva, numara gukanda hano ibikurikira uri buze guhita winjiramo neza cyane. Ariko se wenda reka wenda turebere akantu kamwe, mbereke se uburyo ushobora guhita ukomeza, noneho wowe nukanda hano urahita ubona gukurikira ibintu byose, urahita baguhamo kode yo kwishyuriraho ibintu byose, nyine uhite wishyura amafaranga ibi birarangiye. Rero nk'uko bisanzwe ni Tusudi Baba, nakweretse ibintu byinshi cyane ahangaha muri mituweli. Nawe ikintu utazi ushobora kuza nyuma ukaba wambaza muri SMS cyangwa se muri komenti, mbabwira yuko abantu mushaka kwamamaza muri video zacu mushobora kuduhamagara kuri 078 nanone 0788 498.